Murakoze cyane twongeye kubaha ikaze kuri Amavia TV. Turabakunda kandi turabishimira. Twari tumaze iminsi tudaheruka kubageza andi magambo y'ubwenge abafasha mu buzima busanzwe, ariko twongeye kubaha ikaze abari mu Rwanda, abari muri East Africa, abari muri Africa, ku mugabane w'Uburayi, ku mugabane wa Amerika, ku mugabane wa Aziya ndetse na Australia n'ahandi. Mwese turabakunda kandi turabishimira nk'uko mudahwema kubitwereka. Twongeye kubaha ikaze, mukomeze mugubwe neza. Mu minsi yashize twabagejejeho ikiganiro amagambo y'ubwenge adufasha muri buno buzima yagiye avugwa n'umuntu bita Nicky Miles. Ngira ngo n'ubundi tuze gukomerezaho tugenda tuyaganiraho kugira ngo akomeze abafashe mu buzima bwanyu bwa buri munsi. Ijambo rya mbere tugiye guhera kuri uyu munsi ni ijambo rivuga ngo ba uriwe kandi uba umuntu mwiza ukora ibintu byiza. Buriwe uba umuntu mwiza kandi ukora ibintu byiza. So kuba uriwe ni ikintu gikomeye cyane mu buzima bwa buri muntu, kuko iyo uriwe Imana yakuremye uri umuntu uri unique, ukwiriye kubyaza umusaruro iyo uniqueness yawe kugira ngo uzabashe kugera kure, kubera ko ntabwo uri nka runaka, ntabwo uri nkanjye, ukuri ni kuri. Rero iyo uniqueness yawe yikoreshe ukora ibyiza, uzabasha kugera kure kandi heza hashoboka, mu muryango wawe, ku gihugu cyawe, ku mugabane wawe ndetse n'isi muri rusange, kuko nta kidashoboka cyane iyo ukoresheje ibintu bikurimo. Hari impano zikurimo, hari ibyiza wifitemo, uburyo ubana n'abantu, uburyo winspiringa abantu, uburyo uteza imbere abantu. Ibyo bintu byose ni ibintu bigufasha kugira ngo ubashe kugera kure. Rero ukwiriye kuba unique kandi ugakora ibintu byiza. Irindi jambo ni ijambo rivuga ngo baho ubuzima wifuza kubaho. Baho ubuzima wifuza kubaho. Mu buzima abantu twese tugira indoto, tugira ibyifuzo, tugira ibintu byinshi bitandukanye, ariko ukwiriye kubaho ubuzima wifuza. Ntekereza ko ubuzima utekereza ni ubuzima bwiza, ni ubuzima bwagutse, ni ubuzima buzana impinduka, ni ubuzima bugira umumaro ku bandi bantu benshi, ku muryango wawe, ku gihugu cyawe, ku itorero cyangwa se idini ubarizwamo, ndetse n'isi muri rusange. Rero ukwiriye kubaho ubuzima wumva ushaka. Mbese ushaka kubaho neza? Ushaka kugera kure hashoboka? Ushaka kubaho ubuzima buhindura ubuzima bw'abandi bantu? Rero baho ubwo buzima, ubuharanire, ubukorere, uzabigeraho, kubera ko mu isi niko bimeze. Baho, agura ubuzima ushaka kubaho. Wishaka kubaho nk'uko runaka abaho, wishaka kubaho runaka nk'uko yabayeho. Cyokora wamukuraho ingero nziza zituma nawe ubasha gukora cyane ukagera kure. Irindi jambo ni ijambo rivuga ngo iyo ukora buke buke bitandukanye nuko ntacyo uri gukora. Iyo ukora
buke buke ugenda ubona impinduka buke buke, bitandukanye n'umuntu utagira iyo mpinduka niyo yaba ari ntoya. Rero mu buzima igikomeye ni ugutangira urugendo rufite iyo rukuganisha, rufite aho rukugeza, rufite iyo ruri kukwerekeza. Iyo ugenda utera intambwe buhoro buhoro ubona impinduka, utandukanye kure cyane n'utateye iyo ntambwe ngo akore agende atera intambwe abona impinduka. Iyo uteye intambwe ugenda wigamo ibintu byinshi, ugenda usobanukirwa ibintu byinshi, ugenda uhura n'abandi bantu bari muri iyo sekita urimo, ukabasha kugera kure. Rero nshuti yanjye, muntu unkurikiye, waba uri hafi waba uri kure, gerageza utere intambwe, uhure ugenda ubona impinduka. Yaba ari ntoya, it doesn't matter. Yaba ari buke cyane, it doesn't matter. Igikomeye ni uko hari intambwe uri kugenda utera, kandi uzabigeraho. Ikindi kintu ni ukwishimira intambwe umaze gutera. Mbese nihe ntambwe umaze gutera ku ntego wari warihaye, ku ngamba wari warihaye? Mbese wari warihaye ko uzasoma igitabo runaka? Niba umaze kugisoma, byishimire, binezererwe. Niba wari waravuze ko uzafungura business ukaba watangiye, nezererwa iyo ntambwe umaze gutera. N'ibindi nabyo bizagira gute? Bizakunda. Uzagera ahantu wumva wifuza kugera, kandi uzahagera neza. Igikomeye ni ukwishimira any achievement, any step you made, any progress ugezeho, ukwiriye kubyishimira. Watekerezaga ko uzubaka umuryango, umaze kuwubaka, ishimira iyo ntambwe ugezeho. Yego ufate n'izindi ngamba, ariko gira umwanya wa celebration, gira umwanya wo kwishimira intambwe umaze gutera, gira umwanya wo kunezererwa ibyo umaze kugeraho. Ni mu muryango, ni mu kazi kawe, ni mu gihugu cyawe, ese ni mu idini cyangwa se itorero usengeramo. Ishime, kuko na Bibiliya iravuga ngo duhore twishimye iteka ryose. Ukwiriye rero kujya wishimira intambwe wateye iyo ari yo yose, kuko byagufasha umwanya, bigufata imbaraga, bigufata ibitekerezo, bigufata igihe cyo kubikora ndetse no kubishyira mu bikorwa. Rero ishimire intambwe umaze gutera, kuko iyo ntambwe ni intambwe ikomeye. Abantu bashobora kuba batabona ko ikomeye, ariko kuri wowe irakomeye, kuko uzi urugendo wagenze, uzi intambwe wateye, uzi umwanya byagutwaye, uzi imbaraga byagutwaye, uzi na resources bishobora kuba byaragutwaye. Ariko ndakubwira ngo ishimire buri ntambwe uteye. Hari abatabashije kubigeraho, hari abatabashije kwiga amasomo wize, hari abatabashije kugera kuri urwo rwego umaze kugeraho. Rero byishimire, ubigereho. Ni intego yawe yo kwiga, umaze kwigeraho. Just be proud of that step. Just celebrate the achievement umaze kugeraho, kuko hari icyo umaze kugeraho. Irindi jambo ukwiriye kuzirikana mu buzima bwawe bwa buri munsi. Uri umuntu mwiza, uri umuntu udasanzwe, uri umuntu mbega uryoshye, wiryoheye, ariko ukaryohera n'abantu. Mu buzima ni iki kikuryohera?
mbese hari ibintu biryoha, hari imineke, hari imbuto zigiye zitandukanye, hari inanasi, hari umwembe, hari za pome, hari n'izindi mbuto zigiye zitandukanye. Ese we ni uruhe rubuto rujya rukuryohera ukumva rurakuryoheye, ukumva urarwishimiye, iyo uri kururya ukumva you are proud yuko urwo rubuto ruri mu mbuto zikuryohera? Rero nawe ukwiriye kujya ugenda wumva yuko uryoheye abantu. Wowe ubwawe urabanza ukiryohera, wamara kwiryohera, ariko ndi kuvuga mu buryo bwiza, apana mu buryo bubi, apana mu buryo bwo gukora ingeso mbi, ahubwo mu buryo bwo gukora ingeso nziza, amagambo meza, imvugo nziza, imyitwarire myiza, imibanire myiza n'abandi bantu, gukora imirimo myiza igirira abandi akamaro, gukora ibintu bihindura ubuzima bwawe bigahindura n'ubuzima bwabo muri kumwe ndetse n'abandi. Ibyo ngibyo nibyo bikwiriye kuba biryoshye, kuko burya icyo ukora nicyo cyerekana uwo uriwe, kubera ko iyo ibyo ukora nibyo akenshi abantu bakwitirira. Iyo ukora neza abantu bavuga ko uri mwiza, ariko wakora nabi nanone abantu bakavuga ko uri umuntu mubi, bijyanye n'ibikorwa ukora. Ibikorwa ukora birabaryohera cyangwa bikabasharirira. Ariko hano ndi kukubwira ngo gerageza kuba umuntu wiryoheye, unaryoheye n'abandi na sosiyete ubamo. Ibyo ukora, ibyo uvuga, ibyo utekereza biba ari ibintu biryoheye abandi bantu, kugira ngo nabo bakwigireho, babashe kugera kure mu buzima bwabo bwa buri munsi. Kubera ko iyo ukora ibintu byiza, iyo ukora ibinezeza abandi, bikomeza abandi, bituma kenshi ugera kure, kubera ko imbaraga uba wakoresheje ziba ziri kugenda zitanga umusaruro, abantu bakabwira benshi. Murakoze cyane, Imana ibahe umugisha. Reka tubabwire ngo naho ubutaha kuri Amavia TV, mukore subscribe, mukore comment, munakore share mu nshuti zanyu, mu magroups atandukanye, abantu nabo bongere bumve ano magambo abafasha mu buzima bwabo bwa buri munsi. Uzaba ugize uruhare mu kudushyigikira ndetse no gutuma ubuzima bwa benshi bugenda buhinduka. Murakoze, Imana ibahe umugisha. Mwari muri kumwe na Jean Dodier kuri Amavia TV. Nakagaruka, nagasubira. Bye bye.